twarwaniye ku kibuga cy'indege turatsindwa turahunga baratwirukankana tubura inzira tujyana ahandi tuza hano mu Rwanda ndi umusirikare wa guverinoma. Iyi ntambara mu Rwanda na M23 urayibona ute? Tunaona kabisa bafite ingufu cyane niyo mpamvu twahunze. Murasaba ko hakorwa ikintu iki kibazo gikemurwe n'umuhore mu mirwano y'urudaca. Ibyo birareba abayobozi bacu twe ntibitureba. Sasa mbona unafika hapa Rwanda? Urahano mu Rwanda ufite icyizere cyo gusubira iwanyu? Kurudi kwako au? Niko natumaini neza. Yego mfite icyizere ko nshobora gusubira iwacu tukanyura inzira ya Cyangugu tukajya Bukavu. Iwacu ni Gicanga. Nge nitwa Ngongo Amani Julien ndi umupolisi. Nari ndi hanze mfite imbunda ariko bagenzi banjye ba FARDC baraje barayinyaka. Basi nami nikako bulisheni bafate tuzana nabo hano byabaye ngombwa rero ko mbakurikira turazana. Numvaga tuzahagera tukarebera hamwe uko ibintu byifashe. Nge kuba M23 yafashe Goma ndabona Perezida Faci yarananiwe akazi kamutsinze guheraho intambara yatangiriye kugeza aho irangiriye. Batu ya Goma kazi nabashinda Igoma akazi karabananiye abajenerali barabohereje akazi karabananira. None twebwe abaturage bagomana twe abapolisi byabaye ngombwa ko twishyikiriza u Rwanda. Oblige kujerandre